Imana irambwiye ngo mufate imisi yo gusenga. Banyarwanda banyarwandakazi, nawe wasengaga rimwe nusenga kabiri, wasengaga kabiri nusenga gatatu, ayikuririra igihugu uce bugufi. Banyarwanda banyarwandakazi, data ari kuvugana namwe aya masaha, aravuga ngo uhereye kukomeye n'uworoheje mufate ibihe byo gusengera igihugu. Kandi abari mu ngeso mbi, abari mu busambanyi, abari mu businzi, ayiwe babanda, Imana irambwira ngo iyi misi ni imisi yo gusenga, iyi misi ni imisi yo gushaka Uwiteka mukamushakana umwete kugira ngo areke umujinya. Irambwira ngo mugiye kubona igihano ikigiye kubereka namwe benshi muri mwe. Leta z'ibihugu byanyu bigize igiye kuyobora, zigiye kujya zibagenera amategeko nk'uko Nebukadinezari yaje akabigenza. Imana ikamugabiza abayuda. Imana itugirire neza, Imana idutabare. Banyamadini mwumve, muvane ayo macakubiri mu mitwe yanyu n'imitima. Imana irambwira ngo igiye gushyiraho iherezo abikunda, abishize hejuru kubw'inyungu zanyu. Irambwira ngo ugiye kubakura mu nzira ihagurutse ba Nehemiya basubire kubaka umurimo w'Imana. Igiye guhamagara ba Nehemiya. Uyu Nehemiya uzakaririra ubwoko bw'Imana bwose, akabwa aturira ibyaha. Imana irambwira ngo Imana yaratumye, iratuma bwa mbere, iratuma ariko yongeye gutuma kandi bwa kabiri ku gihugu cy'u Rwanda. Imana enye zose z'iki gihugu ndetse no mu gihugu hagati, ujye mu majyepfo, ujye mu burasirazuba, ujye mu burengerazuba, ayiwe ugende mu mujyi wa Kigali, haguruka ugende mu iki gihugu. Ababurira nimwumvira mwuka, nta ntambara izagera mu gihugu, ariko nimutumvira inkota ije muri iki gihugu. Mwumvire, mufate iminsi yo gusenga no kumvira mwuka wera, mwumvire Imana. Imana yatubwiye kera ko ikunze u Rwanda, kiturinze intambara, ariko birashoboka ko atarambwira ngo mufate ibihe byo gusenga, kuko ku masengesho yanyu naho mufite ubwoba mugahagarika umutima, nimubayiriza ibihe byo gusenga mugaca bugufi. Imbira tubwiye ngo uhereye ku mwami, abayobozi abategetsi b'intebe, ngo ukagera kuworoheje. Mbese wawe mpumuriza Abanyarwanda. Abantu bari guca ibikubanga intambara, ariko reka mpumuriza Abanyarwanda. Reka mbabwire inshuti zanjye, iki gihugu intambara muzazumva hariya hakurya ku mipaka, ariko mu gihugu hagati nta ntambara irimo. Ikindi, Imana intuma ku bayobozi b'iki gihugu kuva kukomeye kugera kuworoheje. Reka mvuga ibi bintu, hari abagenewe kuba abayobozi. Imana nimba izatora perezida w'igihugu, ntabwo izamugira na pasiteri cyangwa bishopu. Ariko kuki nta perezida ujya kuba ushaka kurwanira kuba bishopu cyangwa apotre? Mwebwe ba apotre mugashaka kuba ba perezida, ba pasiteri mugashaka kuba ba meya. Ni iki gituma mushaka kuvanga uyu murimo? Imana irambwira ngo mureke abatambyi baba abatambyi, n'abayobozi baba abayobozi. Nariravuze ngo ibyo witaga umucyo ngo mbese kigiye kubihindura, ngo icuraburindi bimwe witaga umunezero bigiye ngo kuvamo ngo igicucu cy'urupfu. Data natugirire neza. Imana irambwira ngo mugarukiraho. Imana irambwira ngo mugarukiraho, bayobozi b'amadini, bakristo mwimitse amacakubiri. Imana irambwira ngo mugarukiraho, kuko ibyo mwabonaga ari amasengesho mugiye gukora, Data agiye guhagarika ibyo mwitaga intambara. Kandi dushingiye ku by'Imana ivugana natwe, aya masengesho buri muntu nayagira yewe nizi nkuru mugenda mwumva zicicikana ngo intambara, ndataze kuzicecekesha ngo atabakura imitima, kuko hari abantu bategereje. Imana ibababarire kubaza buri muhanuzi, umuntu wese azi ko ahanura akamubaza ngo Imana yakubwiye ngo iki. Reka amvugane kandi n'umunyarwanda wese, mubwire ngo Imana iragukunda, ariko va mu byaha. Reka izo ngeso mbi urimo, reka ingeso mbi urimo. Abanyarwanda bakera bajyaga bavuga ngo yirirwa ahandi gatahirwa, ariko
uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafitiye ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 55 54 Emmanuel Catering Service, umukiriya n'umwami. Kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana udukunda kandi ugukira ibigana byose bica ku Musaraba TV, Nzaramya TV. Neza y'Imana nibara naye kandi umugisha w'Imana ukomenetse n'abawe bose hafi nakore mu bice bitandukanye by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwanjye. Reka mwese twizere ko muri amahoro kandi murindiwe mu buntu bw'Imana. Ni Benepo ubasuza kuri kamera, ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Imana yahamagaye kandi Imana igukoresha imirimo y'ubutware muri misi nk'iyi ngiyi nita igihe cy'umugoroba. Ndagusuje mu mahanga Generali. Yesu nashimye cyane, natwe turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni Generali Esther mama w'amahanga, nk'uko bisanzwe mumaze kumenyera ku Musaraba TV, nyobora group abasirikare ba Kristo. Ndashima Yesu ko yongeye kwemera ko duhurira kuri izi mikoro, kuri izi kamera zanyu. Data wo mu ijuru yakoze cyane, nahabwa icyubahiro. Amen. Umeze neza ariko? Ndashima Imana. Abasirikare bameze neza? Abasirikare ba Kristo bameze neza. Uwiteka abanye natwe, aracyaduhishurira byinshi, aracyaturinze, aracyaduhagaritse ku rutare, aracyaduhaye umutaka, kubera ko burya ubaye ufite umutaka udahagaze ku rutare byaba ari ikindi kibazo, kubera ko isuri yazaza ikagushorana naho waba utanyagiwe, ariko buri isuri ibaye nyinshi ishobora kukujyana. Niyo mpamvu data akiduhagaritse kandi tugihagaze mu buntu bw'Uwiteka. Reka ngusuye kandi usuze n'abaduteze amatwi. Ndasuhuza abakunzi bose b'Umusaraba TV, ndasuhuza kandi abasirikare ba Kristo mwese, inshuti zanjye mwese ndabashuje, abakurikiye Umusaraba TV mwese, aho muri mu bihugu bitandukanye, aho muri abari mu Rwanda, abari i Burundi, turabakunda cyane, abari mu mpande enye zose z'isi, mwese muri benshi, ndabashuhuje n'ukuri. Barimo benshi, barimo Pastor Esirone, barimo ba Angeli, ba Valentine, barimo benshi cyane, ba Didasi, basirikare ba Kristo mwese aho muri, Pastor Obedi, ne inshuti zanjye muri benshi. Reka kandi nsuhuze n'abantu mwese twiganye, mujya mumbwira ko mwakurikiye ibiganiro byanjye ku Musaraba TV. Ndabakunda, ndanabashuhuje cyane. Mbonereho gusuhuza umuryango wanjye muri rusange mwese, ndabakunda cyane. Data wo mu ijuru abampereye inkomezi, abampereye ubundi burinzi budasanzwe, nsuhuje mwese muri rusange. Imana y'amahoro iguha umugisha kusuhuza bene data. Ntabwo tugomba gusuhuza kwibagirwa gusuhuza abera, niko nabiri dusaba. Ni ukuri abera bose data wo mu ijuru ajya bitaho. Muri iki gihe ni igihe kigoye kubera kuko ni igihe Daniel we yahanuye aravuga ngo muri iki gihe bya bizaba bigwiriye, Satani azaba ari kurwanya abera n'abakomeye. Hari n'ikintu gikomeye, nimba Satani ari kurwanya abera n'abakomeye, ntabwo ari abakomeye bo mu buryo bw'umubiri, ahubwo ni abakomeye mu buryo bw'umwuka. Reka mvuge ngo abera mwese aho muri, mukomerere mu mwami, mwambara intwaro zose z'Imana. Ndabashuhuje aho muri mu mpande enye zose z'isi. Hari abantu Imana yisigarije, ndayishimira, batapfukamiye Bayali.
ese abantu batapfukamiye Bayali uyu munsi twabamenya? twabamenya nubwo bitoroshye ariko Yesu yaratubwiye ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Mu by'ukuri umukristo w'ukuri agendana inzira z'igisiyoni mu mutima we, kandi n'ukuri n'imirimo ye igaragaza ko ari umukristo. Kandi n'umukristo sinzi niba navuga ngo ni umukristo utari uw'ukuri, ubwo mu by'ukuri ni wa wundi udakiranutse cyangwa ufite iyindi misiyo ya Satani afite hano ku isi. Abo nabo barahari kandi nabo tubamenyera ku mbuto zabo mbi. Rero biragoye kubatandukanya utari mu buryo bw'umwuka, ariko abana b'Imana barahari. Kumenya uyu munsi umuntu ugendeye ku mbuto biragoye ko hariho umwuka wo kwiyoberanya cyane. Ariyo mpamvu n'abantu bamwe na bamwe bari kujya kubona bakibona baguye mu icurabundi batateguye, baguye mu muriro batateguye. Imbuto zirahagije ko iyi minsi bigoye? Ntabwo imbuto zihagije, birasaba gusaba yandi maso, ukagira irindi hishurirwa, kubera ko na Bibiliya iravuga ngo bazaza bambaye ishusho yo kwera. Rero nimba yambaye ishusho yo kwera, kumurebesha uyu mubiri ntabwo ari ibintu byoroshye. Niyo mpamvu ubona intama ziri gutarara, kubera ko hari abayambitse iyo shusho yo kwera, ariko wagera mu masengero basengeramo, wagera mu makarisiye aho baba hirya no hino, wakurikirana amateka yabo ugasanga n'ukuri ya shusho yo kwera ntayo bafite, bamaze kuyitakaza kubwo ko bafite izindi mbaraga, bafite izindi mbaraga zikurwa ikuzimu, bafite izindi nyungu bakurikiye mu iby'Imana, babifashe nka bizinesi. Ugasanga ni bamwe barimo n'abakubita intama zo muri iyi minsi bakazikomeretsa, umuntu akagenda yari afite ibyiringiro byo gukira no gutabarwa, ariko ugasanga aho wahungiye nta buhungiro buhari. Mu yandi magambo ni nko kuhungira mu isenga y'intare cyangwa y'impyisi, ukagenda wari uzi ko ugiye kuhabonera amahoro, ariko ahubwo ukahababarira kurushaho. Rero reka mvuge ngo biragoye, ariko kandi birasaba umukristo wese gusaba ayandi maso, gusaba andi matwi, mbese kwambara imbaraga, tugasaba Imana ikaduhishurira. Uyu munsi ni igihe kigeze cyo gusaba imbaraga, kuko Bibiliya iratubwira ngo igihe kirageze kandi kirasohoye, ngo abasenga basengere Data mu kuri no mu mwuka. Ukuri ni ukuhe? Nshuti zanjye, nshuti z'umusaraba, ukuri ni ukugira ijambo ry'Imana, ni ukuba ufite ibyanditswe, uba ufite ukuri kuguhanurira by'ukuri byuzuye ni Bibiliya, kandi ube ufite impano y'Imana yo kwerekwa, cyangwa ubashe gusaba Imana iguha ayandi makuru ku bantu turi kubona muri iyi minsi biyitabera kandi mu by'ukuri atarabera. Mwami Imana akomeze kubahishurira. Mwese ndabifuriza ko Data bakora ku maso abakurikiye umusaraba TV. Reka tugushimire General. Imana igumugisha ku mwanya w'impuguro tuba tubanje kunyuzaho. Reka noneho ngusabe ugiye gusenga Imana uko wategetswe, ugenda uko nguko. Nekare koze cyane. Reka dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, mubyeyi udukunda ndetse byahebuje, byiringiro byacu bizima, Imana iyo ikiranuka, nyir'ububasha n'ubushobozi, wowe watwimanye iminsi yose itambutse. Data, tukaba tugejeje uyu munota tugihumeka umwuka w'abazima. Data, nushimwe, tuguhereje icyubahiro. Data, tukuzamuriye icyubahiro. Hari benshi batagize aya mahirwe yo kuba ari bazima, hari benshi Mwami Imana banagejeje iyi saha bari mu bitaro kwa muganga, ndetse bari kongererwa umwuka, hari abari kongererwa
kuvogererwa amaraso, hari abo babona ko birangiye, ariko ushimwe twe turi bazima, kandi nabo bose turabizi kubazi aho bari hose, wakomeje kubazigama naho bafite ubuzima bugoye, ariko turabizi neza kuri Imana ikora ndetse no kuri zeru, nyuma ya zeru ugakora. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Reka ngushime ko wazigamye abapapa, Mwami Imana bakurikira Umusaraba TV. Reka ngushimire ko wazigamye abamama, abasore n'abakobwa, ndetse reka ngushimire ko wazigamye abera bose muri rusange. Data, ko wazigamye abantu bawe, Mwami Imana turagushimiye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nyemerera mubyeyi mwiza, uyu mwanya nongeye kukwinginga cyane, iki kiganiro tugiye gutambutsa kuri izi kamera, Data nyemerera ntabaritwe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Nyemerera tubura ugaragare, Mwami Imana nkubere mikoro wirangururire, ubwira ubwoko bwawe. Kandi Data ndakwinginze, wowe ufite imitima y'abakomeye n'aboroheje, nyemerera Data ugenda usanga imitima yabo, Mwami Imana uyifate, Mwami uyishiremo guca bugufi. Kandi Uwiteka nk'uko ujya uyobora amazi mu migende, ngo niko uyobora iyi mitima. Nyemerera Data buri mutima amubugira uko ushaka, kuko ni wowe ubifite Mwami mu biganza byawe. Nyemerera kandi Data mwiza nkwinginge Papa, ibyo duheje byose Mwami Imana, n'imbaraga zose z'imyuka mibi n'ubucakura bwa Satani, ibyasahurira ijambo mu bana bawe, ibyabakirogoya muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera Data cikirere turagifunguye, turakibohoje mu izina rya Yesu. Duhagarisemo imbaraga zose n'iz'abadayimoni, izizerera mu kirere. Mwami Imana Data, Mwuka Wera naganze, ni karibu Papa. Urakoze kugiye kubana natwe, Mwami mwiza, mubyeyi mwiza. Urakoze kandi kugiye guhereza umugisha abazakurikira iki kiganiro ndetse bakagisangiza abandi. Kandi urakoze kubazakora subscribe basha kuri iyi channel, izina ryawe Mwami rikamamara, Mwami bakajya bakurikira ibi biganiro, ndetse wite kuzabahereza umugisha, bahe kubokeramo. Habarimo abarwayi, habarimo abafite imitwaro itandukanye, hari kuri Imana ufite igisubizo cya buri umwe. Data nushimwe, nagushimiye ko ururukiye kubana natwe, ni mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubasuhuza kandi inshuti z'umusaraba, nongeye kugaruka kuri izi kamera nkuko natangiye mbibwira. Ndi Esther mama w'amahanga, cyangwa se Generali Esther mama w'amahanga. Mfite ubutumwa rero bureba abantu bose ku isi muri rusange. Reka mvuge ngo ni abantu bose ku isi muri rusange, by'umwihariko abayobozi b'ibihugu bitandukanye, ndetse mu nzego zose, ndetse kandi n'abayoborwa bo mu bihugu bitandukanye, n'abakristo, abashumba b'amatorero. Mbese ubu butumwa burareba buri muntu wese. Niyo mpamvu tugiye gufata uyu mwanya tukatambutsa ubu butumwa. Reka mbanze mvuge ngo mfite ubutumwa ku gihugu cy'u Rwanda, mfite ubutumwa ku gihugu cy'u Burundi, ariko ni n'ubutumwa gusa nkaho ari rusange ku bihugu byose. Imana y'amahoro ikomeze iduhana umugisha. Nshuti z'umusaraba, bene Data bakundwa, munyemerere uyu mwanya wowe unteze amatwi cyangwa ureba iki kiganiro, ubu butumwa ntubusuzugure, ubu butumwa nububona ubusangize benshi. Dufite ubutumwa buvuga ku bantu bose muri rusange bafite inshingano mu matorero mw'isi hose. Reka mvuge ngo ni abantu bo mw'isi hose. Umuntu uzagirirwa ubuntu bwo kubona ubu butumwa azabusangiza abantu benshi, kuko Imana irambwira ngo hari abantu bamaze gutuma uyu murimo wangirika. Abo ni abantu bakora uyu murimo
w'Imana ariko bafite izindi nshingano mu bya politike. Reka mvuge ngo ari abayobozi mu nzego za leta kandi ari n'abayobozi mu nzego z'amadini. Reka mbabwire ngo data yambwiye ngo mwateje ikibazo mu madini yose musengeramo. Imana irambwira ngo nkubwire wowe uzi neza ko uri umuyobozi w'idini runaka kandi ukaba ufite n'inshingano muri leta. Imana irambwira ngo hitamo kimwe, utazabura ingata, mbese utazabura ingata ukabura n'ibyo yari yikoreye cyangwa ukamera nk'ingata yamennye. Reka mvuge ngo ukabura ijuru ukabura n'isi, kuko akaguru kamwe kaba kari mu by'ijuru wagera mu nzego z'ubuyobozi ukajya gukorana none ibyo nshingano zitanahuye cyane n'iz'idini usengeramo. Rimwe na rimwe aba bantu batinya guhamya abo bari bo, cyangwa ntibagira guhamya kuko baba bafite andi mategeko ya leta ababangamiye cyangwa y'idini ababangamiye. Bivuze iki? Ntabwo ushobora kuzuza inshingano neza z'idini kuko ufite izindi nshingano ziri hejuru yawe za leta. Ntabwo ushobora kuzuza inshingano zawe za leta kuko uri gutinya inshingano z'idini. Bivuze ngo umutima wawe urimo ibice, uri mu nzira ebyiri. Rimwe na rimwe reka mvuge nko kuri iki kintu cyitwa gukuramo inda. Iri tegeko nimba uri mu barisinyeho ugasinya kuri iri tegeko, benshi bagiye banyandikira ngo dusengera umutima uraturya, umutima uranja iyo ntekereje ko ndi mu bantu bemeje ibi bintu. Ariko reka nkubwire, emeza kimwe, nimba uri mu by'isi jya mu by'isi, ntabwo ureke kujya mu nshingano zindi z'idini. Ubu umukristo bisanzwe kuko dufite abayobozi b'abakristo mu madini, ariko nujya kuba umushumba ejo mu nzego za leta hakazamo ikintu kibangamira inzira z'Imana kandi bigusaba kusinya kuri icyo kintu, uzaba ukore uri mu yihe nzira, uzagira ayahe mahitamo. Imana irambwira ngo murekure kimwe, nimba wemerewe gukorera leta korera leta, niba ukorera ijuru jya mu nshingano z'idini ureke ibya leta, kuko Imana irambwiye ngo muhagaze muboneka nkaho muri akazuyazi, ntabwo mushyushye ntimunabize. Biri mu byahishuwe umurongo waho igice cya 3 umurongo waho wa 15 kugeza ku wa 16. Biravuga ngo ubwo udashyushye kandi ntububize ngo ukabura akazuyaze ngiye kukuruka. Imana iri kukureba ikabona mbese urashaka kuba mu by'ijuru ariko n'iby'ubuyobozi urashaka kubibamo. Reka nkubwire, aho uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri Burundi, waba uri mu bihugu bitandukanye, ukaba wumva umutima ugucira urubanza, emeza kimwe. Kandi nta yindi mpamvu mu mutima uhora ugucira urubanza kuko hari ibyo ubona mutemeranyaho. Njya mbwira abantu, nje nigeze kuba mu nzego z'ubuyobozi, nari ntaratangira ivugabutumwa ku buryo bweruye, ariko nari umuvugabutumwa mu rusengero bisanzwe. Ariko najya kuvuga, muri kubona dufite uburyo abayobozi bacu ajya gusura nk'ahantu cyajya gukoresha inama akahamagara ngo intore. Reka mbabwize ukuri, njyaho kugira ngo mvuge ngo intore kandi nyoboye inama, najyaga kwisanga nateye haruruya ndetse y'umurambararo. Imana irambwira ngo ibyo bintu si ibyawe, tandukana nabyo, ngo kuko nafashe urugendo kandi numva nyuzwe n'inzira z'ijuru. Rero nawe aho kugira ngo uzarimbuke utazi icyo uzize, hitamo kimwe. Imana irambwira ngo hitamo kimwe, ushyuhire mu by'ijuru cyangwa ukongere mu by'isi ube wo kurimbuka. Imana itugirire neza. Ntukoreye Satani ubishaka, ntunakoreye ijuru ubishaka, hitamo kimwe. Data tugirire neza. Imana irambwira ngo ngira abanyamadini ku isi hose, abanyamadini
nimvuga idini uhite wumva izina ry'urusengero usengeramo ni ADPR na Anglikani ni iki amacaci yo ni menshi ariko wiyumve mw'iryo dini kandi ni kwisi hose. Imana irambwira ngo abanyamadini mwananiwe guhuza umutima kandi muvuga ngo musenga Imana imwe. Nimba ari Imana imwe niki ryatumye muzana amacakubiri mu madini? Uyu ni uwo kwa runaka ni wo mw'iri torero ntabwo yagera ahangaha bitwara gutya muri gucirana imanza. Imana irambwira ngo mwayiciyemo ibice bingahe? Irambwira ngo mbabaze ngo Imana mwayiciyemo ibice bingahe? Ko ari Imana imwe mwakurikiye, Yesu Kristo akaba ari umwe witanze ku musaraba agapfira abantu bose, akavuga ngo umwenda wari ukingirije ahera uratabutse kugira ngo umuntu wese yigerera ahera. Imana irambwira ngo bayobozi b'amadini ba Kristo iryo vangura mwarikuyehe? Paulo yaravuze ati kubera iki bamwe mu bita ngo naba Paulo abandi naba Kefa abandi naba Apolo, ariko arababaza ngo uyu Kristo si umwe twizeye, si umwe wadupfiriye, mwamuciyemo ibice bingahe? Mbese bamwe bafite umutwe abandi bafite igihimba abandi bafite amaguru. Paulo arabaza ngo ningewe wigeze wabahamagaye ninge mwizeye? Arabaza ngo ninge ngira amahirwe kuko muri mwese nta n'umwe nabatije. Imana itugirire nwaho iminyago. Irambwira ngo ikintu igiye gukora mugiye kwisanga leta ikontorora amadini kwisi hose, hasigaremo abantu bameze nka Nehemiya waririye umurimo amaze kumenya ko Yerusalemu yasenyutse, yamaze kumenya ko inkike zasenyutse, aba nibo bazagaruka baje kongera kubaka umurimo. Kuko mwamaze kwangiza umurimo, Imana irabirebera babaye. Irambwira ngo kuko mwanze kumvira, mwanze guhuza umutima nk'abantu bafite inzira z'igisiyoni, za Siyoni muri kujyamo n'izingahe, amajuru muzataha nangahe, kuko mwananiwe guhuza umutima. Imana irambwira ngo mugiye kubona igihano ikigiye kubereka namwe benshi muri mwe. Leta z'ibihugu byanyu bigize igiye kuyobora zigiye kujya zibagenera amategeko nk'uko Nebukadinezari yaje akabigenza. Imana ikamugabiza Abayuda. Imana itugirire neza, Imana idutabare. Banyamadini mwumve, muvane ayo macakubiri mu mitwe yanyu n'imitima. Imana irambwira ngo igiye gushyiraho iherezo abikunda abishize hejuru kubw'inyungu zanyu. Irambwira ngo igiye kubakura mu nzira ihagurutse ba Nehemiya basubire kubaka umurimo w'Imana. Igiye guhamagara ba Nehemiya. Uyu Nehemiya uzakaririra ubwoko bw'Imana bwose akabwa aturira ibyaha. Imana irambwira ngo aba ba Nehemiya b'insuzugurwa Imana igiye kubahamagara ibaze abari bo bongera kubaka umurimo. Ariko ibyo bizaca ko amategeko ya leta agiye kuyobora aya madini yanyu. Benshi mwatangiye kubona ibimenyetso, mwarabibonye ko leta zisigaye zibafatira imyanzuro. Nta yindi mpamvu nuko mwe bwanyu mwarijyanye. Data tugirire neza. Imana irambwira ngo mugarukiraho, muce bugufi, mugarukiraho, mwongere mwibuke ko mwahamagawe mufite urukundo, mumaze kuba ibikomere, mwigize ibikomerezwa, murumva ushaka gushinga idini kandi abantu ugahita ubabimamo umutima w'urwango wo kwanga bene se. Turi abana b'Imana. Muririmbye baravuga ngo umwuka arahamagara ngo abisi yose ngo babisho rimwe ngo umungera bumwe. None mufite amashya ngahe? Abungeri ni bangahe? Datarababwiye ngo mugarukiraho, mwe gukomeza kuyobya intama z'Imana. Data wo mu ijuru atugirire neza. Reka mpumuriza Abanyarwanda. Abantu bari guca ibikubanga intambara, ariko reka mpumuriza Abanyarwanda. Reka mbabwire inshuti zanjye, iki gihugu intambara muzazumva hariya hakurya ku mipaka, ariko mu gihugu hagati nta ntambara irimo. Ikindi Imana intuma ku bayobozi b'iki gihugu kuva kukomeye kugera kuworoheje. Reka mvuge ibi bintu tumaze gusoma amagambo ari muri Yona, nsomera ibice byaho 3 uhere ku murongo wa mbere kugera ku wa 8.
ngira ngo nubagera ku murongo wa 10. Yona ibice 3 guhera ku murongo wa 1 kugera kwa 8 kugere ku wa 10. Yona yongera gutumwa Inenewe. Yego. Maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri. Ngo maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri. Riramubwira riti. Haguruka ujye Nineve wa murwa munini. Ngo ijambo buretse gato. Ngo Yona yongera gutumwa ubwa kabiri. Atumwa kuri Nineve. Reka mbabwire banyarwandakazi, nshuti z'u Rwanda, musengera igihugu. Ngo yongera gutumwa bwa kabiri. Mana yaratumye iratuma, bwa mbere iratuma, ariko yongeye gutuma kandi bwa kabiri ku gihugu cy'u Rwanda. Haguruka ujye Nineve wa murwa munini uburire imiburo nzakubwira. Reka mvuga ngo haguruka ujye mu Rwanda, mu manenye zose z'iki gihugu ndetse no mu gihugu hagati. Ujye mu majyepfo, ujye mu burasirazuba, ujye mu burengerazuba, ayiwe ugende mu mujyi wa Kigali. Haguruka ugende mu iki gihugu. Nuko Yona arahaguruka ajya Nineve nk'uko Uwiteka yamutegetse. Ajya Nineve. Mwene data, nshuti z'umusaraba, banyarwanda, wumva ubu butumwa ubushyire ku mutima. Kandi Nineve wari umurwa munini cyane. Yewe ngo Nineve yari umurwa munini. Iki gihugu cyacu ntabwo bakita gitoya, ariko ni Kigali. Ndateka nta muntu wakigenda umunsi umwe ngo ararakirangije. Kuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi 3. Ngo kuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi 3, ariko simpamya ko mu minsi 3 nguyu wabuzengurutse igihugu cy'u Rwanda. Ariko izi video ndabizi mu masegonda yabizengurutse mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacu. Yona atangira kujya mu mudugudu. Ngo Yona atangira kugenda mu mudugudu. Agenda urugendo rw'umunsi umwe. Ngo agenda urugendo rw'umunsi umwe. Ararangurura ati. Ngararangurura abanyarwanda mwumva ijwi ry'Uwiteka. Ngo Yona ararangurura. Reka nkubwire ngo uyu munsi Uwiteka ari kurangururira kuri izi kamera. Wumvira ijwi niwinangira umutima. Hasigaye iminsi 40 Nineve hakarimbuka. Aravuga ngo hasigaye iminsi 40 Nineve hakarimbuka. Maze Abinenewe bemera Imana. Ngo maze Abinenewe bemera Imana. Bamamaza itegeko ryo kwiyiriza ubusa. Ngo bamamaza itegeko ryo kwiyiriza ubusa. Bose bakambara ibigunira. Ngo bose bakambara ibigunira. Uhereye ku mukuru ukageza ku woroheje. Uhereye ku mukuru ukageza ku woroheje. Uhereye ku ukomeye ukagera ku woroheje. Hanyuma y'abandi. Ngo hanyuma y'abandi. Ijambo rigera ku mwami w'Inenewe ahaguruka ku ntebe y'ubwami. Ijambo rigera ku mwami w'Inenewe cyangwa kuri perezida w'iki gihugu. Yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu. Banyarwandakazi, ngo uyu mwami we yiyambuye imyambaro ye, yambara ibigunira, yicara mu ivu. Ngo yicara mu ivu. Ategekana itegeko n'abatware be b'intebe. Ategekana itegeko n'abatware be b'intebe. Baryamamaza Nineve bati. Ngo baryamamaza Nineve bati. Umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho. Ngo umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho. Kandi amatungo n'amashyo n'imikumbi bye kurisha. Ngo kandi amatungo n'amashyo n'imikumbi bye kurisha. Kandi bye kunywa amazi. Ngo kandi bye kunywa n'amazi. Ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira. Ngo ahubwo abantu n'amatungo mwese mwambara ibigunira. Abantu batakambira Imana bakomeje. Ngo abantu mutakambira Imana mukomeje. Kandi bahindukire. Mureke urugomo mugira. Ntawe ubizi ahari aho Imana yahindukira ikatugirira. Yaravugaga ati nyamara ntawe ubizi ahari Imana yatugirira ibambe, yatugirira imbabazi, ikisubiraho ku mwanzuro yafashe wo kuturimbura. Ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntiturimbuke. Ngo ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntiturimbuke.
Imana ibonye imirimo yabo, ngo Imana aratibonye imirimo yabo, uko bahindukiye, uburyo bahindukiye, bakareka inzira yabo mbi, bakareka inzira yabo mbi, irigarura, ngo irigarura, ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza, ngireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Nshuti z'umusaraba, abanyarwandakazi, data ari kuvugana namwe aya masaha, aravuga ngo uhereye ku ukomeye n'uworoheje, mufate ibihe byo gusengera igihugu. Kandi abari mu ngeso mbi, abari mu busambanyi, abari mu businzi, ayiwe babandi mwaguye, mwari muzi ko mufite ibihe byiza byo gusenga. Imana irambwira ngo iyi minsi ni iminsi yo gusenga, iyi minsi ni iminsi yo gushaka Uwiteka mukamushakana umwete. Imana irambwira ngo ufate ibihe byo gusenga. Naho abahanura nk'iyi minsi bari guhanura kandi banasambana, bagahanura barimo bashaka indamu, ariko Imana irambwiye ngo mufate iminsi yo gusenga. Banyarwandakazi, nawe wasengaga rimwe, nusenga kabiri, wasengaga kabiri, nusenge gatatu, ayikuririra igihugu, uce bugufi. Biratubwiye ngo mureke inzira zanyu, mureke ubugome. Abantu bari kwica abandi, ariko ntago muri kumva hakurya y'igihugu uko bimeze, uburyo bimeze. Ese ni iki gitumye ureka ibihe byo gusenga? Data arambwira ngo mufate ibihe byo gusenga, kuko ku masengesho yanyu naho mufite ubwoba, mugahagarika umutima, nimubayiriza ibihe byo gusenga, mugaca bugufi. Imbira tubwiye ngo uhereye ku mwami, abayobozi abategetsi b'intebe, ngo ukagera ku woroheje, mbese wa undi woroheje, ngo biyambishe ibiguniro. Mu yandi magambo, baciye bugufi, bacira Uwiteka bugufi, barangije bareka ingeso mbi zabo, yewe kugeza ku rwego nawe ikintu cyose bari bafite nacyo ubwacyo nabo ngo bagisengesheje amasengesho y'agahato, kuko ari amatungo bari bafite, nayo ubwayo yarasenze. Mana itugirire neza, kuko ngo bayambitse ngo ibigunira. Mana itugirire neza. Mana irambwira ngo muce bugufi, mwongere mugire ibihe byo gusenga, mwongere ibihe byo gusenga. Kandi bayobozi, mwumvire ibyo mukabwira ababurira, nimwumvira mwuka, nta ntambara izagera mu gihugu. Ariko nimutumvira, inkota ije muri iki gihugu. Mwumvire, mufate iminsi yo gusenga no kumvira mwuka wera. Mwumvire Imana. Imana yatubwiye kera ko ikunze u Rwanda, kiturinze intambara, ariko birashoboka ko waba igihe cyawe cyo gusuzugura Imana cyarabonetse mu maso yayo. Irakubwira ngo ca bugufi ku rwego uriho rwose, ufate ibihe byo gusenga, usengera igihugu, datatanga amahoro. Miratubwiye ngo Imana yaretse uburakari yari ifite Nineve, ireka kuharimbura. Kubw'aya masengesho mugiye gukora, datagiye guhagarika ibyo mwitaga intambara, kandi dushingiye ku by'Imana ivugana natwe. Aya masengesho buri muntu nayagiraye, yewe nizi nkuru mugenda mwumva zicicikana ngo intambara, ndataze kuzicecekesha ngo atabakura imitima, kuko hari abantu bategereje. Mani bababarire kubaza buri muhanuzi, umuntu wese azi ko ahanura, akamubaza ngo Imana yakubwiye ngo iki, ngo ariko se ntago yigeze kukubwira ko izabihagarika. Mani tugirire neza. Mana mvugana n'umuntu wese ngo yongere ibihe byo gusenga. Reka amvugane kandi n'umunyarwanda wese, mubwire ngo Imana iragukunda, ariko va mu byaha. Reka izo ngeso mbi urimo, reka ingeso mbi urimo. Abanyarwanda bakera bajyaga bavuga ngo yirirwa handi gatahirwa, ariko Imana iba mu Rwanda kuva ku isegonda rya mbere kugera ku rya nyuma. Imana ibiri mu Rwanda. Imana izi ibyo ukora, utazabikora ku manywa uvuga ngo yiriwe handi yatashirwa. Imana ibyo ukora byose biyishuriwe mu maso yayo nk'ibyambaye ubusa. Niyo mpamvu Imana ivuze ngo muce bugufi, mufate ibihe byo gusenga, Imana ikureho izo ntambara ziri kubatera ubwoba.
kandi data yavuganye natwe aravanga ibi bintu ni mu byubahiriza, iyi ntambara ntayihari, Imana y'amahoro itugirire neza. Data ambwira kandi gusomera aba bayobozi b'amadini bari no munze turabihuza n'abangaba bari mu nzego z'ubuyobozi banayobora amadini. Reka dusome, tubanze dusome muri Samweli wa mbere. Samweli wa mbere ibice 13 umurongo wa 8 kugera kuri 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Sawuli amara y'iminsi 7 ategereje Samweli nk'uko yamutegetse. Ariko Samweli ataraza i Gilugari, ngo ariko Samweli ataraza i Gilugari, abantu baratatana bamushiraho. ngo abantu baratatana bamushiraho. Nuko Sawuli aravuga ati, nuko Sawuli aravuga ati, nimunzanire hano igitambo cyoswa, ngo nimunzanire hano igitambo cyoswa n'ibitambo by'ishimwe, yuko turi amahoro. ngo yuko turi amahoro. Ahera ko atamba igitambo cyoswa. ngo ahera ko atamba igitambo cyoswa. Akimara gutamba Samweli abaraje. ngo akimara gutamba igitambo Samweli abaraje. Maze Sawuli arasohoka ajya kumusanganira ngo amuramutse. ngo maze Sawuli arasohoka ajya gusanganira Samweli ngo amuramutse. Samweli amubaza ati, ngo Samweli aramubaza ati, ibyo wakoze ni biki? nibyo wakoze ni biki? Sawuli aramusubiza ati, ngo Sawuli aramusubiza ati, nabonye abantu banshizeho batatana. ngo batatana. Nawe ntiwaje mu minsi yategetswe. ngo nawe ntiwaje mu minsi yategetswe. kandi Abafilisitiya bari bamaze guteranira i Mikimashi. ngo kandi Abafilisitiya bari bamaze guteranira i Mikimashi. Bituma nibwira nti, ngo bitumwa nibwira nti, ubu ngubu Abafilisitiya bari bamanukiye i Gilugari bantere. ngo ubu ngubu Abafilisitiya bari bamanukiye i Gilugari ngo bantere. kandi ntarahendahenda Uwiteka ngo ampumugisha. ngo kandi ntarahendahenda Uwiteka ngo ampumugisha. Nicyo gitumye nihata ntamba igitambo cyoswa. ngo nicyo gitumye nihata ntamba igitambo cyoswa. Maze Samweli abwira Sawuli ati, ngo maze Samweli abwira Sawuli ati, wafuditse ntiwumviye itegeko ry'Uwiteka Imana yawe. wafuditse ntiwumviye itegeko ry'Uwiteka Imana yawe yagutegetse. none Uwiteka abakomeje ubwami bwawe mu Isiraheli iteka ryose. ngo none Uwiteka abakomeje ubwami bwawe mu Isiraheli iteka ryose. ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho. ngo ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho. Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima washaka. ngo Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka. kandi niwe Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe. ngo kandi niwe Uwiteka yashyizeho wo kuba ubutware bw'ubwoko bwe. kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. kubera ko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Mana y'amahoro niguhereza umugisha. Reka mbwire aba bantu bakora mu nzego z'ubuyobozi kandi ari n'abayobozi b'amadini. Daniyeli ho ibice byaho 5 uhereye ku murongo wa 25 ukagera kuri 30 ho haravuga ngo washyizwe ku munzani ngusanga ko udashitse, wapimwe uboneka nk'udashitse. Nshuti zanjye, Mana yibaye mwabyumvaga uyu mwanya mukabiha agaciro. Sawuli yari umwami, ntabwo yari umutambyi. Mana itugirire neza. Ariko wowe urashaka kuba umwami nawe ukaba umutambyi, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Sawuli ngo abonye ko Abafilisitiya bamusumbirije mu gihe yagombaga gutegereza Samweli ngo atamba ibitambo. Imana y'amahoro itugirire neza. ngo abonye Samweli atinze ngo yigira inama yo gutamba ibitambo. ngo Samweli aza aramubwira ati, ibyo wakoze ni ibiki? Impamvu yamubwiye ngo ibyo wakoze ni ibiki nta yindi, yaramubwiraga ati, Uwiteka yakurakariye kuko Samweli yari yamaze kumenya neza ko
ko Sawuli yitambiye ibitambo kandi atari inshingano ze. Reka mbabwire, hari abagenewe kuba abayobozi. Mana nimba izatora perezida w'igihugu ntabwo izamugira na pasiteri cyangwa bishopu. Ariko kuki nta perezida ujya kuba ushaka kurwanira kuba bishopu cyangwa apotre? Mwebwe ba apotre mugashaka kuba ba perezida, ba pasiteri mugashaka kuba ba meya. Ni iki gituma mushaka kuvanga uyu murimo? Mana irambwira ngo mureke abatambyi baba abatambyi n'abayobozi baba abayobozi, muve mu nzira ebyiri. Nimba mushaka kuba abayobozi nimuyobore, ariko muve mu by'Imana. Imana irambwira ngo kubera ko ibyo mwabikoze, Imana ikabareka igihe kirekire mukumva ko ari byiza. Nawe urabizi ko umutima ugucira urubanza, kuko hari ibyo ujya kwemeranywaho nawe nk'umukristo ukumva ntago bihura. Imana irambwira ngo iguciye ku ngoma. Hari ubwo buyobozi ntuzabubamo, hari n'ubuyobozi bw'idini ntuzabubamo, kubera ko wafashe by'Imana ubivanga n'ibya Kayizari. Imana irambwira ngo iguciye ku ngoma. Bene data abakundwa, icyampa uyu munsi ukumvira ijambo ukamenya inzira y'ukuri yo guhitamo, kuko ntacyo byakumarira gutunga iby'isi udafite ubugingo. Imana irambwira ngo mugarukiraho. Data aduhereza umugisha. Reka nkoreshe muvandimwe nimba ufite Bibiliya. Uraza kudusomera reba Yeremiya ibice byaho 13, ibice byaho 13, umurongo wa 15 ugeze kwa 27. Abo ni ubutumwa bureba ba bantu bose b'abanyamadini. Nabwiye ngo Imana igarutse kuri mwebwe, ubuyobozi bwanyigiye kubugabiza leta. Yeremiya ibice byaho 10 bingahe? Kuza imitima. Ibice byaho 13. Yeremiya 13 urahera ku murongo wa 15 ugere kuri 27. Mere kuri 15. Yego. Haravuze ngo reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Nimwumve kandi mutege amatwi. Ngo nimwumve kandi mutege amatwi. Nimukibone kuko Uwiteka ari we uvuga. Ngo nimukibone kuko Uwiteka ari uvuga. Nimuhe Uwiteka Imana yanyu icyubahiro. Nimuhereze Uwiteka Imana yanyu icyubahiro. Itarazana umwijima. Ngo itarazana umwijima hagati muri mwe. Ibirenge byanyu bitarasitara. Ngo ibirenge byanyu bitarasitara bene data. Ku misozi iriho umwijima. Ngo ku misozi iriho umwijima. Kandi mwategereza umucyo. Ngo kandi mwategereza umucyo. Ukawuhindura igicucu. Ngo ukawuhindura igicucu cy'urupfu. Ukawugira n'umwijima w'icuraburindi. Ukawugira n'umwijima w'icuraburindi. Ariko ibyo nimutabyumvira, ariko ibyo nimutabyumvira, nzagirira ku mitima ahihereye. Ngo nzagira ku mitima ahihereye. Nizwa n'ubwibone. Ndizwa n'ubwibone bwanyu. Kandi amaso yanjye azasesagura amarira. Amaso yanyu azasesagura amarira.
ngo kandi amaso yanyu azasesagura amarira menshi. Amarira menshi. Atembe urekeye aho gatoya, reka dusome hano, twongere dusoma aya magambo. Haravuga ngo nimwumve kandi mutega amatwi, ntimukibone kuko Uwiteka ari we uvuga. Nimuhe Uwiteka Imana yanyu icyubahiro, itarazana umwijima, ibirenge byanyu bitarasitara ku misozi iriho umwijima. Ngo kandi mwategereze umucyo, ngo akawuhindura igicucu cy'urupfu, ngo akawugira n'umwijima w'icuraburindi. Ariko ngibyo nimutabyumvira, ngo nzaririra ku mutima, ngo ahiherereye ndizwa n'ubwibone bwanyu, kandi amaso yanjye azasesagura amarira menshi atemba, kuko umukumbi w'Uwiteka yajyanweho iminyago. Ngo ubwire umwami n'umugabekazi uti nimwicishe bugufi, mwicare hasi, kuko ikamba ryaririmbishaga imitwe yanyu riguye hasi. Mana itugirire neza. Ngo imidugudu y'ikusi ngo yugariwe kandi ntawo kuyugurura uhari. Ngo ab'Ubuyuda bose bajyanweho iminyago, bose bagiye ari imbohe. Nimwubure amaso yanyu murebe abaturutse ikasikazi. Umukumbi wari warahawe urihe? Wa mukumbi wawe mwiza uzavuga iki ubwo azaguhana akagusumbisha abo wagiraga inshuti, noneho bakaba ari bo bagutwara? Mbese imibabaro nizagufata nk'iy'umugore uri kunda. Ngo kandi niwibwira mu mutima wawe uti igicumuro cyawe kikabije, nicyo gitumye ibinyita by'imyambaro yawe bibehurwa. Ngo n'ibitsitsino byawe bigakomera. Data tugirire neza. Nshuti z'umusaraba, Imana yongeye kubabwira ngo mwongere muhereze Imana ye icyubahiro, ngo kubera ko ibyo mwitaga umucyo Data agiye kubihindura icuraburindi. Ibyo witaga umucyo, muyobozi w'idini wishingikirije ku mabwiriza y'idini ufite, reka ngutangarize, Yesu azaza gutwara itorero, ntago azaza gutwara abanyedini. Umwami wacu ni umwe, mutoza w'uru rugendo ni umwe, ni Kristo. Iyo mico n'imyitwarire uhereza abanyedini bawe, ushyira amacakubiri mu bana b'Imana. Imana irambwiye ngo mugarukiraho, mwongere muhindukire, muhereze icyubahiro Uwiteka. Wibuke uko wahamagawe kera, wongere usubire ubu umukristo ufite imbuto zikwiriye abihanye. Imana iravuze ngo ibyo witaga umucyo, ngo mbese ko igiye kubihindura ngo icuraburindi. Bimwe witaga umunezero bigiye ngo kuvamo ngo igicucu cy'urupfu. Data natugirire neza. Imana irambwira ngo mugarukiraho, mugarukiraho. Imana irambwira ngo mugarukiraho, bayobozi b'amadini, bakristo mwimitse amacakubiri. Imana irambwira ngo mugarukiraho, kuko ibyo mwabonaga ari indamu yanyu, izo nyungu zanyu z'ayo madini, igiye kubihindura nk'umuyonga, igiye kubihindura igicucu cy'urupfu, igiye kubihindura ubusa. Bya bindi wakoreye Data aje kubihindura ubusa, kuko warabikoze igihe kinini arakureka, urangije urikunda bikabije, wibagirwa ko yaguhamagariye gukunda bene so. Yaravuze ngo
unde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ariko mwebwe mwarangije kwangiza itorero n'intama z'Imana. Data agiye guhagurutsa Nehemiya uje kuririra umurimo, akubaka umurimo by'ukuri. Agiye guhamagara aba Dawidi bari insuzugurwa, abahe gukora uyu murimo. Abana b'Imana nibo Data ahamagaye. Shalom shalom. Reka tugushimire tuvuge ngo Imana y'amahoro niguha umugisha kandi ikomeze kukwagura ku butumwa bwiza wemeye gutambutsa Imana yaguhaye. Nimba nta kindi kirenga kuri ubwo butumwa, ndagusaba uratanga nimero ya telefone dusengera Imana. Murakoze cyane. Icyo nabwira abantu bose bafite ibikomere ku mutima, bafite imitima ihagaze, reka mbabwire ngo Data ari kumwe nawe kandi arashoboye, arakiza, aratabara, ararengera. n'Imana yishura amadeni, n'Imana ikiza indwara zimwe zananiranye, niyo izikiza. hamwe ubwenge bw'abantu bwananiwe, Data arakora kandi aracyakora uko yarari kera niko akiri. Reka nkubwire nubwo abantu bakubwiye ngo bakuri inyuma, ariko Data wakugenda imbere niwe uzaringaniriza ibyo byose biri kuri imbere bisa n'imisozi. Mugirira icyizere kandi uko uzamufata niko azakuzira. Numufata nk'umunyembaraga aje kukwiyereka nk'umunyembaraga. Murakoze cyane. Reka mbahe nimero za telefone ko nababwiye ngo nyobora groupe abasirikare ba Kristo. Ni groupe ngari cyane irimo abantu bo mu bihugu bitandukanye. Rero ni groupe abantu babohokeramo cyane kandi tugasangira tugafatanya mu by'uru rugendo. Nimero yacu watuboneraho yo muri groupe 0759573670. Nimero yanjye kandi ya MTN ntago yo iri kuri groupe ni 0789330736. Nababwira ngo Imana irabakunda cyane, nubwo nanjye mbakunda ariko sinageza aha Data bakunda kundusha. Reka dusenga Imana. Mbwira umuntu wese ufite ikibazo, ufite uburwayi, nuzamure kwizera kandi reka dufatanye n'Abanyarwanda mwese mw'uyu mwanya dusengera igihugu cyacu, dusengera Afurika muri rusange. Data yibohore. Uri Data wa twese, umutabazi, uri umurengezi, uri ibyiringiro byacu bizima. Ni wowe Papa uturutira abandi ba papa bo mwisi. Erega urakomeye, uri hejuru y'ibyiti bikomeye, kuko byo rwose nivu ritumuka. Uri hejuru yabyo, uri hejuru y'ibiriho byose. Data ndagushimye. Nyemerera Data wakira amashimwe. Ibitambo byacu ko turi amahoro, yuko ukirinze Abanyarwanda, karinda inshuti zacu. Mwami Imana zikaba ziri amahoro, ariko nitwabura no kurizwa n'amaraso ameneka hirya no hino mu isi. Papa uri nyabutware n'inyabushobozi n'inyembaraga. Uyu mwanya turakwinginze Papa, Mwami wowe kunda u Rwanda. Nyemerera dusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda. Data tuciye bugufi ko ntacyo turica, ariko tuzi ko wowe ushoboye. Mwami uhagarika intambara n'ibisa nabyo, ibishyira hejuru kw'iki gihugu mu izina rya Yesu. Dufashe miri baraga zose z'umwijima ziteza intambara n'imivurungano. Mwami Imana amaso yacu yabonye intambara, amaraso ameneka bihagije. Ntabwo tugikeneye kubona igihugu cyacu kibaye umutuku. Oya Papa, turabyanze kandi twamenye neza ko ibyo twanze nawe ubyanga. Mwami Imana turakwinginze, ntuduhe guca bugufi nk'uko wabidusabye. Abakomeri n'aboroheze, Mwami Imana bagereho bagira ishyaka n'umuhate byo gusengera igihugu, kuko twamenye neza ko amahoro dusabira igihugu ariyo tuzabamo natwe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimiye ko wumvishe gusenga kwacu. Nyemerera dusengeye abarwayi baba mu ngo zabo, bari mu ngo zabo, baba bari kwa muganga. Wera wa Isiraheli uri Imana ikiza. Twarakubonye ukiza sida, ukiza amakanse, twarakubonye ukiza amadiya, twarakubonye utegeka
abadayimoni bagahunga. Twarakubonye ukiza uburwayi butandukanye. Dufite ibihamya birenze kimwe kuri Imana ishoboye byose. Nyemerera ubagenderere mu isi hose aho bari. Imana ndabizi ko ubishoboye, uko wari uri kera niko ukiri. Dusengeye abafite amadeni bari ku misozi itandukanye, Mwami Imana y'ibibazo ndetse n'inyanza bari kutemberamo, nubabera umusare, nubacira inzira, Mwami Imana nabo bacahacyamika. Uri Imana ishoboye, turasengera Afurika, nuyibahore mu zimbaraga z'ibigirwamana. Uri Imana itanga amahoro mu buryo bwose uzayatanga. Twizeye kuba muri Afurika nifite amahoro n'umutekano binyuze mu nzira zawe. Uko uzabishima turabizi kuko byagenda kose abera bazatabarwa. Nyemerera urengera abera bose aho bari mu isi hose, mu izina rya Yesu. Satani azi ko igihe cye kirangiye, niyo mpamvu agabye ibitero byinshi, ariko ushimwe kuko ugabye ingabo nyinshi z'ijuru. Ayiwe, hagarika abantu bawe ku rutare, kuko naho babwiwe ngo imitaka iraje, ariko namenye neza ko isuri ishobora gutwara umuntu ufite umutaka. Bahagarike ku rutare, mwamubahishe muri bwa busate bw'urutare, mbere n'ubahishe mu busate bw'urutare. Mu izina rya Yesu Kristo batwikiriza ikiganza cyawe. Urakoze Papa, urakoze. Niwongera bakizwe mpande enye zose z'isi. Mucyo wawe numurikira abantu, Mwami babone umucyo, bave mu mwijima w'umubi Satani. Uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, uri Imana ishoboye byose. Ndagushimiye ko hari ibitangaza uremye, haba mu gihugu cyacu, haba hanze yacu. Abantu bawe bagiye kuvuga amashimwe. Data nushimwe, nuganze, nutegeke mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha. Tuzasubira ubutaha. Amen. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 55 53 549. Emmanuel Catering Service,